muri aka kazi. ubwo ndavuga urw'abantu bagiye bavuga bati ibintu nabyo birimo amasubyo atarasobanuka kugeza imyaka 2 umuntu ari mu icyo twe tureba cya mbere ni ukureba ngo ese ibikorwa birakurikiza amategeko, nicyo twe tureba. Niba rero urukiko ari rwo rwafashe icyemezo cyo gupfundira iburanisha ry'urubanza, nta n'ikibazo kindi gihari, nta gikuba cyacitse. Igihari nuko twe tugomba kuburana urubanza, kandi twebwe nta n'ikibazo tunafite rwose kuri urubanza. Ku ruhande rw'ubwunganizi bwa Titi Brown no ku ruhande rw'uregwa, numva nta kibazo dufite cyo kuza kongera kuburana. Gusa nyine icyo dutegereje nyine ni ubutabera kugira tubari kure wenda mukomeze n'izindi gahunda z'akazi z'umunsi murasoreza ku Nyakubahwa Metro. Icyo dusorezaho nuko tunyotewe ubutabera, tunyotewe ubutabera kuri uru rubanza. Turifuza yuko nyine umukiriya wanjye azabona ubutabera. Nicyo cyifuzo cyanjye, nabwo busabe bwacu twasabye mu iburanisha ry'ubushize. Murakoze cyane. Maître Mbonyimpaye Elias. Y'urubanza kukurikije amategeko n'ibimenyetso, ibyo bindi by'itangazamakuru, ibintu udafite ibimenyetso mu rukiko ntabwo waza kubivuga mu rukiko. Ntabwo se wowe ujya wibaza ati kubera iki wa mugani runo rubanza rubaze imyaka 2 yose, kandi mu by'ukuri ibyo tugomba gukora twarabikoze, ngo nawe ukubita hagati mu wa mugani ati kubera iki ibi bintu bikomeza kuzamo rwasirengana gutya? Ngira ngo iyo turi mu rubanza abari impande ebyiri, aburanye bari babiri, abari ubushinjacyaha n'uregwa. Ngira ngo rero iyi kimenyetso kizanywe kugira ngo urukiko ruzatanga ubutabera, rutanga andi mahirwe kugira ngo baburanye bagire icyo bakivuga cya kimenyetso kije. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu habaye ifungurwa ry'urubanza ku itariki 13 z'ukwa 10 uyu mwaka wa 2023. Twaro ari cyo kimenyetso tuzagira icyo tukivugaho. Ubwo nyine nimuza kwitabira iburanisha muzumva icyo tukivugaho, ntabwo twagira icyo tukivugaho hano ko ntabwo turi mu iburanisha ry'urubanza. Yego, mbere ikimenyetso n'amagambo yigeze gisobanura mu byashyizwemo, nyine bavuze ko ari video Ishimwe Thierry arimo arabyinana na Mpingazima Joyeuse. Ibyavuzwe byo ko hari message zindi zagaragaye Thierry ari kwandikirana na Joyeuse ni bihuha cyane? Ntabyo twe turabona muri system, kuko twe turimo twarebye boîte y'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha dusanga icyo kimenyetso nicyo kirimo. Hanyuma mwiteze iki ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10? Hanyuma uko byenda kose wowe nk'umukiriya wawe wifuza yuko muri buze gutana igisubizo cyiza ari uko yataha, kugeza kuri ubu icyizere n'amahirwe yuko mushobora kuzabona ibyo mwifuza nk'uruhande rutwifuza yuko umuntu yarenkanurwa, amahirwe angana gute? Ngira ngo icyo twe tureba tuzakivuga mu iburanisha ry'urubanza, ari nabwo busabe bwacu tuzasaba urukiko, ariko twe dufite ibyo twasabye urukiko mu iburanisha ku itariki 20 z'ukwezi kwa 7. Twasabye yuko umukiriya wacu yagirwa umwere, kuko ngira ngo ikimenyetso cyari gitegerejwe ari cyo kimenyetso cya raporo ya muganga, ya raporo ya DNA test, cyagaragaje yuko inda yakuwemo cyangwa se igi ryakuwe muri Mpingazima Joyeuse nta sano rifitanye na Ishimwe Thierry nka se w'umwana. Bivuga ngo mu yandi magambo, ntabwo Ishimwe Thierry ari ise w'umwana w'inda yavanywemo muri Mpingazima Joyeuse. Niko abahanga babigaragaje muri Rwanda Forensic Laboratory, mu yabaye Rwanda Forensic Institute. Nivuga ngo rero twe turareba umwanzuro w'icyo kigo, n'icyo kigo ngira ngo cya leta, nicyo kigo cyonyine dufite mu Rwanda gikora gipima ibyo bipimo. Bivuga rero mu yandi magambo, twebwe dufite ibyo twavuze kandi twumva ibyo twatangaje n'ibyo twashyize mu mwanzuro wacu, twumva bihagije. Twumva bihagije ibijyanye n'icyo kimenyetso gishyashya. Ibyo ngibyo
tuzakivugaho mu iburanisha ry'urubanza. Nta rujijo ubona mu bijyanye n'urubanza rwa Titi Brown cyangwa se Thierry nk'uko bakunda kubivuga hano hanze aha ngaha bati bino bintu birimo urujijo rwinshi? No, ngira ngo icyo twe tureba ni ukureba ngo ibintu turimo turaburana, kuko dufite ibyo turimo turaburana kugeza amagingo aya ngaya. Icyaha umukiriya wanjye aregwa ni ugusambanya umwana. Ibimenyetso ubushinjacyaha bwagaragaje bifite ikimenyetso kimwe cyabivuguruje, kandi ubushinjacyaha butabasha kuvuguruza. Ikindi rero ikijyanye n'izo video zafatwa, kiretse ari video igaragaza ko arimo aramusambanya, ari igikorwa kirimo kirakorwa, ariko ibyo kuvuga ngo ni ukubyina, ibyo ngibyo n'urukiko ruzabisuzuma. Ntago ngenda umuburanyi, ntago icyo twe tureba ni ibijyanye ababuranyi baburana nyine bagomba kuburana, ariko akaba ari umucamanza ugomba kuzafata icyemezo. Ariko nyakubahwa mwunganira mu mategeko, ngira ngo mumaze igihe kinini cyane mukurikirana imanza zitandukanye z'abakiriya banyu. Titi Brown amaze imyaka 2 irengaho n'iminsi itari myinshi cyane aburana kino cya. Mwigeze mwahura n'urundi rubanza rumeze gutya mbere, cyangwa se n'ibintu bimenyere ku buryo abantu batagomba kumva ko ari igikuba cyacitse kuri Titi Brown? Ya imanza tuba twarahuye nazo ni nyinshi mu myaka umuntu aba amaze ari muri aka kazi. Ubwo ndavuga urw'abantu bagiye bavuga bati ibintu nabyo birimo amasubyo atarasobanuka kugeza imyaka 2 umuntu ari mu bisi. Icyo twe tureba cya mbere ni ukureba ngo ese ibikorwa birakurikiza amategeko, nicyo twe tureba. Niba rero urukiko ari rwo rwafashe icyemezo cyo gupfundira iburanisha ry'urubanza, nta n'ikibazo kindi gihari, nta gikuba cyacitse. Igihari nuko twe tugomba kuburana urubanza, kandi twebwe nta n'ikibazo tunafite rwose kuri uru rubanza. Ku ruhande rw'ubwunganizi bwa Titi Brown no ku ruhande rw'uregwa, nta kibazo dufite cyo kuza kongera kuburana. Gusa nyine icyo dutegereje nyine ni ubutabera, kugira tubari kure wenda mukomeze n'izindi gahunda z'akazi z'umunsi murasoreza ku nyakubahwa Maître. Icyo dusorezaho ni uko tunyotewe ubutabera kuri uru rubanza. Turifuza yuko nyine umukiriya wanjye azabona ubutabera. Nicyo cyifuzo cyanjye, nabwo busabe bwacu twasabye mu iburanisha ry'ubushize. Murakoze cyane. Maître Mbonyimpaye Elias. Majije kumva ibyo umunyamategeko wa Titi avuze yuko banyotewe ubutabera, avuze yuko banyotewe ubutabera cyane, kandi avuze yuko nta gikuba cyacitse. Ibiri kuba byose biri gukurikizwa, amategeko n'amabwiriza biri gukurikizwa. Hanyuma rero reka dushimire abakunzi ba MGTV Rwanda, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.